kandi cyane nakongera icyo gihe management yari nko mu rugo, management ya Iva yari mu rugo. Sinakwibagirwa undi gira niwe fura ya data, uwa kabiri, uwa gatatu we yarashinzwe marketing. Yajyaga no mu byaro kuri flash indirimbo za Iva baba DJ bo mu masoko, yarabikoze kandi n'umuhate mwinshi cyane. Akagira wenda ko nagiye kuvuga kuri bavandimwe banjye, akagira urukundo yavanaga kuri se na nyina na mama, kuri data na mama, urukundo no kwicisha bugufi, ndetse na mushiki wacu yaramukundaga cyane. Urukundo bifitanye isano. Uyu akaba yarafite impano nawe zo gukomanga. Iyo ushaka ikintu ukajya gukomanga, Iva iyo rimwe bavuga kugenda yera, ni ukuvuga ngo iyo yifuzaga ikintu rwose yaragendaga agashyirwa kigezeho. Wenda ntavuze menshi, reka mvuge gato nanjye nk'umuntu wajyanye mu Buhinde tujyana ndetse tukanagaruka. Ndavuga nihuse, twagize urugendo rutoroshye, kugenda mu ndege n'umuntu urwaye. Mu by'ukuri King Faisal turashimira ibyo yari yarakoze, noneho iduha na transfer yo kujya mu Buhinde kugira ngo tubashe kumenya neza iby'uburwara ndetse tunavurwa. Usibye ko atari ko byagenze, twagiye urwo rugendo rwo kuva no mu Buhinde ari intambara. Andi yigeze kubivuga mu burwayi bwe, yifuzaga ka massage buri mwanya, ibirenge, ku mugongo, yewe waba ufite na glasori kuko yumvaga ashyushye cyane. Twakoze urugendo rwo kuva no kugera Mumbai amasaha 8, wakoze na ukakonekitinga kugera New Delhi. Urumva harimo amasaha ashobora kuba ageze nka 12. Ni ukuvuga ngo murabizi ko mu ndege kubera ayo masaha bagenda babaserva. Iyo umuseriveri wo mu ndege, abaseriveri bose ni kimwe, ariko abo mu ndege baba bakomeye, babita abahotesi. Iyo yakubazaga murafata iki, najya kureba hariya Iva yarambwiraga uzaburya ngwino ubu masa, ntabwo meze neza. Nagezeyo nanjye meze nk'uwarwaye, ko ayo masaha yose ntabwo nigeze ndya, nta n'amazi yanyemereye ko nywa. Tukigera hariya twagize umugisha, ntabwo nareka kubibabwira. Twari tumaze kuvugana n'ibitaro, ambulance yari, ariko ambasade ubwe niwe waje kutwiyakirira. Nizere ko azabona ibino bintu ndi kuvuga. Ambasaderi yabwiye ambulance no ku bitaro ngo mugende umuntu wanjye ndamwitwarira. Bari bategereje muri urgence, ariko ubwo Iva ntabwo nta mbaraga yari afite, ko urumva n'inaha mu burwayi bwe ntabwo yabashaga kurya, yari yaragize ikibazo. Niyo yaryaga yararukaga, yaratuzwe na serumu gusa, nta ntege yari afite. N'ubwo kubura intege rero, urumva no kuva mu ndege na kagare twahita tumutwara mu kagare, ariko ashobora kuvuga gusa ubona ku mubiri nta ntege, ariko mu mutwe afite ubwenge no ku mutima akomeye. Tugera muri urgence, byari ku itariki 4, ubwo twageze muri urgence mu bitaro byitwa Medanta, murabizi. Muri urgence bahita bakora ibyihutirwa cyane. Twagezeyo mu masaha 1 z'ijoro cyangwa saa 12 gutyo, ko kibuga cy'indege twari twageze saa 11:30. Ndagenda nihuta, ubwo ni ku itariki 4. Hanyuma badukorera ibishoboka byose muri urgence, kuva saa 1 z'ijoro kugeza saa 4 bari bamaze kumushyira muri soins intensifs. Muri ICU bavuga hari système amaparametre y'umubiri, akeneye vuba na vuba kuba alimenté kuko atabasha kurya. Bamugaburire mu maserumu ndetse batangire banamuvura. Niko byagenze, ariko muri uko kurwara bamufasha rwose neza kandi cyane, ari nako afite morale. Dukomeza kwizera no kwiringira Imana, bakomeza kumufasha, ariko umubiri yaramaze kugira intege nke. Gusa mu mutima, nk'uko benshi babivuze, no mu mutwe afite imbaraga nyinshi cyane.
so byaje kugera nihuse kuri tariki 13 uwo munsi kuva kuri tariki enye kugera kuri 13 wabonaga ari wa muntu usa nkaho ari mu kazi avuga projet ze kuko ndibuka akiri n'inaha hari amakonseri yarafite akajya abwira abantu bo muri bande mufite passport so ibyo yarabyimukanye kugira no mu Buhinde kuko yarabaga afite amakonseri ateganya ndetse mama twicaye hariya yavuze ngo kandi yajyaga avuga ko afite igitaramo mu kwa munani cya album ye ya kabiri so wenda nicyo kiki twageze uyu munsi nihuse kuva ku itariki enye kugera ku 13 wari wa muntu urwaye ariko atabyemera ko arwaye bakamuvura ariko avuga buri gihe avuga projet ze asize Rwanda kuko bamaze kumugiza mu cyuma bamaze gukonfirma kanseri yarwaye afite kanseri y'imindura ariyo pancreas mu itangazo mwarabibonye yavugaga none se hano ndakora iki wasubira i Rwanda u Rwanda rwari ku mutima we cyane basubira i Rwanda nuko bimaze kuba 14 nibwo yaratangiye kugenda acika intege cyane noneho akambwira uzi ntabwo gishaka kujya i Rwanda gukomeza za projet zanjye Imana ifashe njye i Rwanda kuvuga Yesu icyo gihe ni ukuvuga ngo kubera nta kindi twumvaga nta bundi bwishingizi dufite ari Imana yonyine kubera gusenga cyane ibyo bintu nibyo byari bisigaye bimwanima cyane abantu badusengeraga baduhamagaraga turanabashimira cyane badukomeza cyane kugeza kuva ku itariki 14 atangiye noneho kumva ashimishijwe nuko yasubira i Rwanda agiye kuvuga Yesu byamaze iminsi ibiri gusa kugeza ku itariki 17 ari nabwo yitabye Imana mvuze mu magambo make nuko kwa kujya i Rwanda ngo yaje nyine no kuvuga Yesu ndatekereza ko ni icyigisho cyiza cy'ubutumwa bwiza harimo reflexion kuri kariyeri ye hari abajene benshi mu gihe cy'ikiriyo rwose nabo batangiye kwitekerezaho ese twebwe ejo n'iki mugani dukeneye kuba mu buzima bufite intego twongera tubishishikariza urubyiruko ruri hano abafatanyije muri industry ya muzika yose tujye dukora cyangwa se urubyiruko rugenzi rwa Ivan tujye dukora ibintu biri kuri gahunda ibintu bifitiye umumaro benshi aho kugira ngo tube igisebo mu muryango mu gihugu ahubwo tube umugisha muri benshi murakoze cyane ndabashimira